Ngiye kwifatanya na Theo niba utagize n'ico uramumarira ariko ntubu umushinyaguzi ngari gufunguza ari ikigeragezo kigusharirira byaba ngo mukagishira ku karubanda ngope buranazira nazo ni izindi mbaraga Imana yamuhaye yego kubivuga noneho rero ijambo ryarambwiye ngo mu gihe Imana ifite ibirwanisho byinshi mu gihe ca Mose Imana yakoresheje inkoni mu gihe ca Dawidi Imana ikoresha amabuye 5 mu gihe ca Samson ikoresha urwasaya rw'indogobe ushobora kumushinyagurira Imana igakoresha abandi Theo nanje umusanzu umuhaye no kumusengera ashobora kugira icyo akora yego abapinzi nabo bakemera kari Imana. Yes, reka tubasuze bakunzi ba Concorde TV show aho merose bari mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda turabasuje Imana amahoro nibane namwe reka tubashimire mwe mwakanze subscribe mukadushyigikira twatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro aribwo bwa mbere ukabugiye kujikanda Imana y'amahoro niguhe umugisha ahamagaze ni mu karere ka Musanze ariko nerekeje mu karere ka Burera mu murenge wa Rugarama ngiye kureba umukozi w'Imana witwa Nizeyimana Jules. Uyu Nizeyimana Jules ni umuhanuzi ni umuvuga butumwa ni umudiakoni afite impano zitandukanye nge by'umwihariko 2021 yarampanuriye kandi byampanuriye byarasohoye niwe ngiye kureba rero kugira ngo tugirane ikiganiro twumva uko Imana iri kumukoresha turebe niba amavuta witeka kimuriho wundi twivugira imbaraga z'Imana nta kindeka ngo sabaze gutangira ikiganiro kandi uzere kugisoza naho mukanya. Ntabwo ujubesha iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubesha Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubesha ntabwo usezeranye umuntu inka ngumuhihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhigari ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu ntabwo usezeranye umuntu inka ngumuhihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhigari ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu shimwa ntabwo ujubesha Mana ntabwo ujubesha iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubesha Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubesha nkuko twabwiye yuko tuvuye Musanze tukerekeza muri Burera kureba abakozi b'Imana batandukanye imbere ya kamera turi kumwe na Nizeyimana Jules ni umuhanuzi ni umukozi w'Imana afite impano zitandukanye abantu benshi basenganye nawe barabohotse Imana yamukoresheje nanjye yatuma Imana Concorde ndi umugabo wo kubihamya kuko twasenganye igihe kirekire kandi ibyo Imana yamubwiye akabimbwira byarasohoye rwose ndi umugabo wo kubihamya navuga ngo Imana ishimwe kandi nawe imukomereze amaboko. Reka rero mbere yuko dutangira ikiganiro abanza dusengera ngo Imana izibane natwe mu kiganiro ni karibu. Mana data wa twese uri mu ijuru Imana y'inyembaraga Imana y'intaterurwa Imana idakorwa mu birindiro turagushimira uburinzi bwawe bwabanye natwe waturindiye igihugu urinda abanyarwanda urinda abari mu migabane itandukanye urinda abatuye isi muri rusange abafite umwuka duhumeka mwami utari umugurano tugutamba igitambo cishimwe ko turi amahoro izina ryawe rihabwa icubahiro nyemerera mwami iki gitambo cishimwe yuko turi amahoro kigera imbere ya nk'umubavu humura neza utwumvire Uwiteka Imana nyiringabo mve gusenga kwacu nk'uko mbiye Eliya Karumeli
kandi Uwiteka Imana Nyiringabo iri sengesho rite kuba ibyo kurya by'abaperesi, ahubwo rigera imbere yawe kugira ngo mwami umurimo wawe utere imbere. Urakoze ko ibyarwanya umurimo wawe birwanyije, ibyarwanya ivugabutumwa, ibyarwanya Uwiteka Imana Nyiringabo kwamamaza ingoma yawe, ibyo nawe birwanye kandi ubikubitire kure bitaratugeraho. Turi imbere ya kamera, turakwinginze kugira ngo hano mu ikoranabuhanga ugiye gushira amanga, uduhe n'ubwenge buvuye kuri wowe. Haleluya. Ntaba ari twebwe, izina ryawe ryera ari ryo rihabwa icubahiro. Duciye bugufi kugira ngo ari ushirwa hejuru. Mwami wamamare, wamamare muri byose, wamamare. Tuguhaye ikaze, tuguhaye karibu, bana natwe kandi ukoresha ikoranabuhanga, nawe ube mu ruhande rwe. Tukwatse bikeya, ibyinshi ubiduhana ubuntu nabera, n'ibyo tutagusabye nabyo tuzi kubiduha. Mu izina rya Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Amen. Jigoraho neza. Yego turaho, turashimiyera. Ntago twaherukanaga. Hari akantu ujya uvuga ngo turashima uwatsindiye, ako kantu kavuga. Turashima. Haleluya. Turashimira uwatsindiye isoko ryo kuturengera. Yego. Yarangije kuritsindira. Imana ihabwa icubahiro. Amen. Ni Yesu Kristo, ni Yesu kiza abarwayi, ni Yesu humura impumyi, ni Yesu utegeka ibirema bikagenda, ni Yesu uzura abapfuye. Uko yarari kera n'uyu munsi ni kwari, aracakora imirimo, aracakora ibitangaza. Yego. Yageze kwa Lazaro, akora ibidasanzwe. Ura rero Yesu wacu nawe iyo yamenye ko abantu bari kumupinga, akora ikintu cyo kubemeza. Haleluya. Amen. Ngo yamenye ko kwa Lazaro buriya ari bashiki ba Lazaro, nabo kwizera kwari guke, kuko baravuze ngo iyo iyaba hano, iyaba ari hano Kristo, hari icagombaga gukoreka. Mbega bari bazi ko ashobora gukiza umuntu ugitera akagere. Yesu rero nawe arabareka, umuntu ararwara, arangije arahwera, avamo umwuka. Yesu arabareka. Hari igihe Yesu abaturetse arabareka, yigira mu bimureba, kuko abafite ibimureba, yigira mu bimureba, arabareka, ariko yari afite ibyo agomba gukora. Haleluya. Amen. Yesu wacu yari afite ibyo yibwira gukora. Lazaro baracukura imva, Yesu nta kuhagera. Yego. Lazaro bamukubita mu myenda y'igitare, baramuzingazinga, bamukubita mu mva, barangije baratwikira, barasubiranya. Yesu wapi, arabihorera. Yego. Umunsi wa mbere urashira, batangira kumuhamagara bati nta no kuza ku kiriyo. Yesu arabihorera. Umunsi wa mbere, umunsi wa gatatu, umunsi wa kabiri, wa gatatu, wa kane. Yesu rero impamvu ngo yabaretse, kugira ngo impamvu yaretse Lazaro mu gituro iminsi ine, haleluya, ngo kwari kugira ngo yemeze abamupinga. Yego. Kuko hari imirimo yakoraga, bakavuga ngo ni Bezebuli imutera kuyikora, ngo ntabwo umwuka afite wavuye ku Mana. Rero Yesu iyo yamenye ko hari agatsiko katemera ko Imana iriho, hari imirimo ashobora gukora kugira ngo ako gatsiko karwanya ibya mwuka, karwanya iby'Imana, karwanya ibyo kwamamaza ingoma y'Imana. Yesu agomba gukora ibidasanzwe. Bategereza umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane. Yesu ngaza ku munsi wa kane. Umvikana baye barashyinguye. Buriya ku munsi wa kane uzi icyo bivuze? Uriya munsi wa kane bivuze ngo abapinzi ashobora kugira icyo akora, abapinzi nabo bakemera ko ari Imana. Kuko iyo Lazaro azuka ku munsi wa mbere, oya kamere ku burwayi bwe. Yego. Iyo Yesu agira icyo akora, wenda Lazaro agatima kagitera.
nk'abaganga bafite ibyuma by'ikoranabuhanga, hari igihe bashyiraho ibyuma byabugenewe za temperature runaka kugira ngo barebe ko hari ubushuye. Yego. Rero n'abakuru ndi kuvuga abavutse kera. Yego. Umuntu umaze nk'imyaka 80 70 70 ngo hari ukuntu ashobora gukora ku mwana wari usa n'uwapfuye. Yego. Akamenya ko atari yarekana. Cyangwa umuntu mukuru ngo hari ahantu ashobora gukora nko ku gatima, akavuga ati cyangwa ku birenge, akavuga ati ibyo ari byo byose yego ntashoboye kuvuga, ntashoboye no kureba, ariko aracahumeka. Yego. Yesu rero ibyo byose yarazi ko abantu bashobora kubikora. Iyo aza gukiza Lazaro ku munsi wa mbere, bari baravuga ngo agatima kari kagishushe. Yego. Bari baravuga ngo agatima kari kagishushe, buriya Lazaro n'ubundi yagombaga kubaho. Aravuga ati reka umutima urekane. Arabareka ku munsi wa mbere. Umunsi wa kabiri baravuga bati kahere Lazaro pe. Umunsi wa gatatu Yesu arabareka. Umunsi wa kane konkoro, umunsi wa kane ndagira ngo mbwira abantu batwumva, umuntu uri mu gituro si biba byarangiye, aba yaraboze pe. Kuvuga ngo iminsi ine umuntu ari mu gituro. Ariko Imana ifite uburinzi. Ubundi Lazaro yagombaga gusohoka imva ziri gusesekara. Ariko Yesu aravuga ati ubwo rero harenze iminsi 3 akaba ari umunsi wa kane, kangende niyereka abayuda mbereke ko Aleluya atari Bezeburi intera gukora ibingibi, ahubwo ko hari imbaraga z'Imana zikorera muri nje. Ku munsi wa kane ngaragenda, bamubonye baravuga ngo iyuba hano ntabwo musaza wacu tuba twararangije kumushingura. Iyuba hano dore cyo koze wenda uje ku kiriyo, abantu bamaze iminsi 3 badusura, none uje ku munsi wa kane yewe uje kutwihanganisha, ariko burya waradutereranye. Utabivuga waradutereranye kuza byarangiye. Buriya umurwayi warwaye akarwara igihe kirekire, kugira ngo uje gusura famiye ku kiriyo utarigeze umugeraho ku bitaro, niba ari umuntu mufitanye relation cyangwa mufitanye ubushuti, ugira ipfunwe pe. Oya nuko musura gihumeka cyane pe. Ndabwira mperutse kubwiriza abantu, ndababwira ni umuntu wese uzashaka kumfasha, azamfashe ngitera akagere. Umuntu uzashaka kumfasha azamfashe ngitera akagere, naho kumfasha byarangiye ubwo bufasha bwamarira iki? Ngo yango reka ngo ndebe ngo ukuntu ngaramanza ngo yaje kuburana imanza ngo wenda niba ari amadeni ngo reka mureke ngaje mu nkiko, mfasha ntari naje mu nkiko. Niba ufite ububasha mfasha ntaraje mu nkiko, mfasha ibintu bitarakomera. Ngo baravuga ngo iyo uri hano, Yesu aravuga ati uwo mugabo muvuga, haleluya, amen, uwo Lazaro ntabwo yapfuye ahubwo arasinziriye. Baravuga bati siko twamuzingazinze mu gitare byarangiye arasinziriye. Ati Yesu uzi ikintu yashingiyeho kasinziriye? Yakoze imirimo n'ibitangaza. Lazaro amutegetse n'ijwi rye aravuga ngo Lazaro sohoka. Lazaro mu gusohoka nta ninyo nimwe yigeze igwa hasi. Wiki mu minsi Yesu wacu afite ububasha bwo kurinda. Amen. Amen. Yesu ni kuzimu nabo baramwemera. Yego. Kubera yuko bazi kamurusha ubutware, kuko ijambo ryarambwiye ngo n'abadayimoni nabo baramwizera. Ariko ngo wakirinda kumuvuga, kuko ngira izina iyo abadayimoni barivuze ngo ikuzimu hacika igikuma, amabatayo ngo aratatana akirema ibice. Rero yakoze ikidasanzwe. Lazaro, Yesu aravuga ngo Lazaro sohoka. Lazaro asohoka nta n'urunyo. Haleluya. Nta runyo ruri mu myenda ye, kandi mu minsi 4 Lazaro yakagombye kuba atonyanga inyo. Ariko Yesu yari yababwiye ngo arasinziriye. Aravuga ati ikimenyetso ko Lazaro asinziriye ni mumukuremo muri ico gitare, kuko imwe mwakimushizemo. Ndabwira abantu batwumva umunsi Imana yatabaye. Haleluya. Amen. Abagufatanyije n'ikibazo
amen, amen, bazabimenya. Abagufatanyije n'ikibazo bazamenya ko Imana yatabaye. yego, Iyo umuntu ahuye, iyo umuntu yigeze kugira ubuzima bwiza bukamuhinduka, abashinyaguzi ntibabura. ntibabura pe. Abashinyaguzi ntibabura. Ntibabura, ariko umunsi Imana yatabaye, abashinyaguzi nabo bazamenya ko Imana yakoze. ni ukuri, Amen. amen, Ngaravuga ngo Lazaro arasinziriye, Lazaro sohoka. Bagiye kubona baravuga bati ariko wamugani ko asohotse asinziriye, uzi ko nta n'inyo turi kubona. Avuga ati usibye n'ibyo nimukureho igitare. yego, Ngo barangije kukimukuraho, Lazaro asohoka ari umusore n'isura ye, nta n'inyo, nta kibazo. Ngo abayuda baratinya. yego, Yesu wacu arakora. ni ukuri, N'abapfuye arabazura, n'abarwayi agira n'abarwayi arabakiza, yishura amadeni, Ni ukuri. aburana imanza zananiranye. Ashira uburinzi ku bantu be. yego, Imana idufashe kandi tugire neza. Amen. Niba Yesu yarazuye Lazaro, yari amaze iminsi ine mu gituro, akanasohoka nta n'inyo zimuriho, ubwo uri kugira ngo ibyawe nibyo byamunanira? oya, Ndagira ngo nkubwire ibyo wari uri kubona ko byaboze, ibyo wari uri kubona byari bimaze mu gituro iminsi, yego, bisa n'ibiri mu gituro. Iby'Imana yakugeneye, ibyo abadayimoni batwaye bakabishira mu gituro. Ndagira ngo nkubwire umunsi Yesu yategetse, haleluya, amen, umunsi Yesu yategetse bizasobanuka, ibyari bipfuye bizazuka. Imana ishimwe, Haleluya, amen, ibyari bipfuye bizazuka, kubera yuko Yesu wacu aracyakora, Yesu wacu aracyashoboye, Yesu wacu aracyashoboye gukiza abarwayi, Yesu wacu aracyashoboye kuzura abapfuye, Yesu wacu aracyashoboye, ni umunyamaboko, ni umunyembaraga kandi arihagije. amen. Ngira ngo ukiraho uri kuvuga ukuntu Yesu ajya akiza abarwayi abarembye, noneho n'abapfuye bamaze iminsi ine mu gituro akabazura. Ngira ngo waje tugiye gutangira ikiganiro, wasanze hari akavideo ndi kureba k'umukozi w'Imana Theo bose babireba. Yego, Ngira ngo uramuzi. ndamuzi cyane, Tegereza akamikoro. twigeze no gukora na konseri, yigeze kudusura ndirimba muri korali ya paruwasi. Theo bose babireba uramuzi. Ndamuzi. Nta mu ADPR pe, uretse no mu ADPR. Nta muntu wambwira ngo muri make uba mu gisata cyo gusenga. Bose babireba rwose, bose babireba. Ariko ijira bikora bose babireba. Yego. Watangiye kumwumva ryari Theo bose babireba? Theo hashize imyaka myinshi. Nge Theo namumenye banza ari 2007 gutyo. Nanjye natangiye kumwumva nka 2009. Indirimbo ze ikizurubwa, icyifuzo, uzashima Imana bose bari bazi kugiye gukorwa n'isoni, baraje heka ijuru ritabaye. Ni ukuri. Video wasanze ndi kureba ngira ngo wikanze. Nakubaje nti waruzi ibyabaye kuri Theo bose babireba? Urambwira uti ntabwo mbizi. Nagije ndabikubwira. Nakubwiye ko byagenze ute? Nk'umuhanzi wacu dukunda. Wambwiye ko yahuye n'ikibazo k'umudamu we arwaye impyiko. Yego. Kandi ko ibintu bikomeye. Nanjye ndagusubiza ni indwara y'impyiko, iyo igeze mu rugo umuryango uba uhuye n'ikigeragezo. Yego. Ni indwara ivunanye, ni indwara yazana ubukene mu rugo. Umudamu wa Theo mu gihe twari turi kwizihiza ubunani twishimiye ko dutangiye 2025, yari amaze ahari ukwezi kurenga, nk'ukwezi arwaye bataramenye indwara arwaye. Ubwo kubunani nibwo bamenye yuko arwaye impyiko, kandi impyiko zombi. Izo mpyiko rero kugira ngo, kuko impyiko nizo ziyungurura amaraso, ngira ngo Jire urabizi cyane, ujya umenya utuntu. Impyiko nizo ziyungurura amaraso, kandi amaraso tuza akamaro afite mu mubiri we. Rero zombi zirarwaye. Sema rere tu.
zombi zirarwaye. Nuvuga ngo ubu ajya ku cyuma wavuga ngo gisimbura impyiko cyitwa dialyse, ajyaho 3 mu cyumweru, kandi inshuro imwe yishyura ibihumbi birenze 100. Ikibazo gikomeye. Jire kukugira agahinda. Nakubwiye ibyambayeho si ubwo mba ntekereje ibyo nakora ariko biranze. Utekereje icyo wakwera Theo kuko wamukunze ukumva biranze. Ariko uzi ikigeragezo nakubwiye, ariko birambabaje. Ariko umwami wenda azagira uko abigenza. Ntacyo, umva ikibazo afite. Nuvuga ngo buri cyumweru ajya kw'icyo cyuma cyitwa dialyse inshuro 3. Inshuro imwe yishyura amafaranga arenze ibihumbi 100. None ikibabaje nuko we ari ku umeze umuntu ntatabarwa n'abandi. Ari kujya ku binyamakuru bitandukanye, nicyo cyakiganiro wasanze ndi kumva pe, ari gusaba iki? Ubufasha. None ikibabaje naba ari kumuca intege, bati uri gusaba ngo amafaranga wakoreye ngo wagize ute n'icyo, ugasanga bari kumutuka cyane. Abo bantu wababwira iki? Icyo nababwira nuko baca umugani mu kinyarwanda ngo yagaramye ntawe utayigera indiga. Ariko ndagira ngo nkubwire, Yesu wacu n'ibisharira nabyo bibonekamo. Yego. Yemera ko ibintu bigusharirira ariko akazanabirangiza. Yego. Kuko hari igihe abantu baba babona ko ibintu bicitse, bakavuga bati uyu yari umugabo, ariko ubwo iminsi muhindutse nta handi tuzahurira. Ariko buriya Yesu arashoboye. Yego. Yesu ashobora guhindura amateka mabi bugaca yabaye meza. Icyo nababwira rero, bakagombye kugira umutima w'urukundo, ntibifatanye na Satani gusonga mwene data. Bakagombye kwifatanya na Theo. Niba utagize n'icyo uramumarira ariko ntubu umushinyaguzi ngo ari gufunguza. Ari igihe ikigeragezo kigusharirira byaba ngombwa ukagishira ku karubanda. Ngope. Buriya nazo ni izindi mbaraga Imana yamuhaye. Yego. Kubivuga. Noneho rero ijambo ryarambwiye ngo mu gihe Imana ifite ibirwanisho byinshi, mu gihe cya Mose Imana yakoresheje inkoni, mu gihe cya Dawidi Imana ikoresha amabuye 5, mu gihe cya Samusoni ikoresha urwasaya rw'indogobe. Ushobora kumushinyagurira Imana igakoresha abandi. Yego. Ushobora kumushinyagurira Imana igakoresha abandi, bugaca Imana mu cyimbo cyawe niba wari uramuha ibihumbi 10 ukayagumana ukamushinyagurira, ariko Imana igakoresha konkorude akamuha ibihumbi 100. Yego. Rero bishatse kuvuga ngo ikigeragezo mwene siko naba ari mu kigeragezo ntuzafatanye na Satani kumwirenga hejuru. Ahubwo wakagombye kuvuga uti icyo ndakora ndagusengera. Ndagusengera, nta bufasha bw'uyu mubiri mfite ariko ndagusengera. Yego. Bishatse kuvuga ngo rero Theo nanje umusanzu umuhaye no kumusengera, ko dufite n'abababaye kumurusha. Burya abantu arwaye impyiko, ariko hari n'abandi barwayi nabo bafite ibibazo bimeze nk'ibyo. Turi gusengera. Jewe umusanzu umuhaye nuko ngomba gusengera umudamu we urwaye. Yesu wacu wageze kwa Lazaro akamusura yaramaze iminsi 4 mu gituro. Hari uko yabigenza. Hari uko Yesu wacu yabigenza kandi bikemera. Uko yari ari kera n'uyu munsi ni kwari. Uti nta nkunga amafaranga mfite yo kuba naha Theo ngo avuze umugore we, utariko nk'umukozi w'Imana ngiye gufata umwanya kose musengere. Ndaje ndafata amajoro, ndaje ndafata ibihe bitandukanye, kuko ni amasaha nijoro mba ndi gusenga. Yego. Ubwo rero nawe ku rutonde rw'abantu ngomba gutwerera amasengesho, nawe ngomba kumuzirikana. Nukuri pe. Ngomba kumuzirikana. Ibyishimo cyane. Yaduhaye ibyishimo pe, ngira ngo ugenzuye nko mu muntu ufite telefone irimo memory card cyase ibiki indirimbo. Ntago waburamo indirimbo ya Theo cyane. Ntago waburamo indirimbo ya Theo. Yari afite indirimbo zifite amagambo y'ubwenge.
ngo bari bazi ko ugiye gukorwa n'isoni baraje heka ijuru ritabaye. Yego. Ubwo rero nk'umuntu uri mu kigeragezo ari amagambo aramwubaka kandi akamukomeza, kavuga uti nubwo abantu bari bazi ko ngiye gukorwa n'isoni ariko ijuru rishobora kuzantabara. Yego. Ubwo rero waba wagashize muri kadi nawe ukagenda fiyeri kandi wenda kandi mu rugo ntacyo usizeyo. Yego. Ariko ukabigendera fiyeri kubera ko ijambo ry'Imana ni umutsima ukomeza bera. Yego. Theo bose babireba Uwiringiyimana Theogene waduhaye ibyishimo, natwe nyine ntacyo dufite. Jira ati nge ubu nta mafaranga mfite ariko ku karago ndabishoboye, ngiye gufata umwanya musengere, sibyo? Natwe abakunzi bacu wakumva Imana yamukora ku mutima umuntu uzi ko yafashijwe na Theo mu bihangano bye tutanabarura umubare. Tugiye kubaha nimero ya Theo, wabona 1000, wabona 200, wabona 5, wabona 100, wamufasha kugira ngo avuze umugore we n'ubundi nawe akomeza kugira ute kuduha ibyishimo. Nimero ye ni 0782 62 69 78. Uwiringiyimana Theogene nimero ye ni 0788 62 69 78. Rwose urebye iki kiganiro Imana ikagukomanga ukaba wagira icyo ubona wakimwoherereza, kuko pe ari mu kaga kandi nk'uko yaduhaye ibyishimo natwe tugomba kumuba hafi. Imana iguha umugisha Jire. Ngomba kumutwerera isengesho. Imana iguha umugisha kuba sindabikora rimwe. Yego. Ndabikora kenshi gashoboka. Imana iguha umugisha kuba wiyemeje kumusengera. Reka rero n'ubundi tujye muri wa mwanya w'ijambo ry'Imana. Ni karibu umwanya w'ijambo ry'Imana. Karibu mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Yego yego. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Yeremiya 29 umurongo wa 11. Rwaye ibicurane maranye iminsi igera muri 2. Nta kibazo urakira mu izina rya Yesu. Ariko ntabwo birakuraho ko ntavuga. Nukuri. Yeremiya ibice 29 umurongo wa 11 aranditse ngo umurongo wa 10. Nagiye muri 30. Niyo mpamvu nari nyabuze umurongo wa 11. Haranditse ngo eregansi ibyo nibwira nzabagirira ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbarememo umutima musha w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga, kandi muzanyambaza muzagenda munsenga nanje nzabumvira, muzanshaka mumbone munshakane umutima wanyu wose. Amen. 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 Ijambo riratubwiye ngo erega mfite ibyo nzabagirira ntabwo ari bibi ahubwo ni byiza. Abadukurikirana kuri kamera nubwo ndwaye ibicurane ariko Imana yampaye ijambo mfite ibyo kuvuga. Reka dusobanurire ijambo. Iri jambo ni amagambo Yeremiya ubwo Nebukadineza yakuraga yafataga bunyago abayisirayeli abakuye i Yerusalemu ngo abajana i Babuloni. Arangije kubatwara abajanye i Babuloni, Yeremiya nibwo yari ari mu mbaraga z'Imana, yari yarabihanuye. Yeremiya arabahanurira arababwira ngo dore mugiye kuzajanwa i Babuloni, ariko imyaka 70 nishira nzongera mbagarure.
kandi muzamenya ko ndi Uwiteka Imana yanyu. Nebukadineza rero arabatwara, abatwara bunyago, abajana nk'uko batwara abacakara, abajana i Babuloni. Abayisirayeli bageze i Babuloni ngo bashingira kuri ayo magambo bahanuriwe na Yeremiya yuko bazamara i Babuloni imyaka 70, ngo bimenyereze ubuzima. Ndabwira abatwumva uzimenyereza ubuzima bwose. Paulo yaravuze ngo nzi kubaho gikungu nkamenya no kubaho gikire. Ati nanyuze muri byinshi, nanyuze mu byiza, nyura no mu bibi. Abayisirayeli bageze i Babuloni ngo bimenyereze ubuzima bwose, ndetse biga n'igikarudaya. Bize igikarudaya, ubuzima bwose barabumenyera. Baravuga bati imyaka 70 ntabwo twaba muri ubu buzima ngo tube i Babuloni. Tugomba kwimenyereza ubuzima, ntabwo tugomba kurambiriza, ntabwo tugomba kubaho gusa. Ngo bakora ibyo abi Babuloni bakora, ngo biga n'igikarudaya, ubuzima barabwimenyereza, ndetse ngo barana abasore basohoza abakobwa barashaka, kubera ko imyaka 70 yari babongamiye. Ubwo rero Yeremiya nibwo yavuze aya magambo, aravuga ngo nibwo Yeremiya yavuze aya magambo, aravuga ngo erega mwumva uko Uwiteka avuze, mfite ibyo nzabagirira, ntabwo ari ibibi ahubwo ni ibyiza. Imyaka 70 nishira, haleluya, Uwiteka azongera abagarure. Amen. Azongera abagarure. Nuko umwanditsi wabo witwaga Ezira ngabonye imyaka 70 igiye gushira, ngamanuka ku mugezi witwa Ahava. Aramanuka ngo reka tumanuke ku mugezi witwa Ahava, tubaze Imana inzira idutunganiye dukwiye kuzanyura dusubiye i Yerusalemu. Urumva bari mu kigeragezo, ariko bizera ko igihe kizagera bakakivamo. Ngo nibwo Imana yakoresheje Kuro, umwami wari uyoboye i Babuloni. Uwo mwami Kuro rero Imana yari yaramuvuzeho ibintu byiza, iramubwira ngo inzi yewe Kuro we, nzi ko uzaba umunyamumaro ku bwoko bwanje. Haleluya. Abantu bazagira umumaro Imana ibagibazi. Buriya umuntu uzagaburira abantu, umuntu ushobora kuzatabara abantu mu kaga, byazatuma Imana imurokora. Ishobora kuba hari n'impanuka Imana ikayikurokora, kubera yuko uzaba umunyamumaro, kubera yuko Imana ibona ko uzaba umunyamumaro. Amen. Kubera ko Imana ibona ko uzaba umunyamumaro. Ngo nibwo Imana yabwiye Kuro ngo inzugi z'ibyuma nzazimenagura, ibindizo by'umwanzi nzabicamo kabiri, kandi ahataringaniye nzaharinganiza. Icyo Imana yari ibibwiriye Kuro ngo nuko yari izi ko ari uzarekura iki Abayisirayeli. Ngo igihe kigeze rero uwo mwami Kuro yimye ingoma, ngabona Abayisirayeli ubunyage bamazemo igihe kigomba kubarekura. Afata gahunda yo kubwira Abayisirayeli, atanga itangaza ko bagomba gusubira i Yerusalemu. Ngo bageze ku mugezi witwa Ahava, ngo babaza Imana inzira bakwiye kunyura. Ngo ndetse hari naho umwami yabatije ingabo, ariko ngo Ezira aravuga ati kirazira kugendana n'ingabo z'umwami, kubera yuko isaha yo gutaha yageze. Marayika avugije ifirimbo ngo nidutahe, ntabwo tuzajana n'ingabo z'umwami, ahubwo tuzagendana n'ijambo Uwiteka yatuvuzeho. Vuga utamina. Amen. Ngo nuko Abayisirayeli hari inanga bari baramenyereye gucuranga, indirimbo bari baramenyereye kuririmba, ngo izo nanga bari barazimanitse ku biti. Ariko kubera yuko isaha yari igeze, ngo bageze i Yerusalemu, batahukanye n'umwanditsi wabo witwaga Ezira umukozi w'Imana, ngo bageze i Yerusalemu, ngo bararirimba barahimbaza. Nibwo bavuze amagambo akomeye bati twicaraga ku migezi y'i Babuloni tukarira twibutse Siyoni, none Imana ihabwa icubahiro,
itugaruye mu gihugu cyacu, igarutse kutwereka ibyishimo by'i Yerusalemu. Amen. Ndagira ngo nkubwire, ikigeragezo cyose waba umazemo igihe, naho cyari kigushaririye, umunsi Uwiteka yatabaye, umunsi Uwiteka yategetse, Uwiteka azacaka ubusharire, kandi nubwo inanga waba warazimanitse, indirimbo z'ibyishimo abantu bakazigushakiramo bakazikuburamo, ariko umunsi Uwiteka yatabaye, Travoni Saponayi Benia Bona Sayini Penia, haleluya. Umunsi Uwiteka yatabaye, haleluya. Amen. Umunsi Uwiteka yatabaye, umunsi Uwiteka yatabaye, nawe uzamanura inanga kandi uzaririmba, uzahimbaza iyera, uzavuga gukomera kw'Imana, uzavuga gukora kwayo. Imana idufashe cyane. Rero iyo umuntu atinze mu kigeragezo, abantu bagira ngo kiramuhitana, abantu bakagira ngo aragiye ngo kizamuherana, ariko Uwiteka niwe ufite gufata icyemezo ku bintu byose. Uwiteka afite gufata icyemezo ku bintu byose, kuko yafashe icyemezo igihe kigeze. Imana ihagarara ku ijambo yakoresheje Yeremiya, ngerega mfite ibyo nzabagirira, ntabwo ari bibi ahubwo ni byiza. Isaha igeze, Imana ikura Abayisirayeli i Babuloni, ibagarura i Yerusalemu, barangije ngo bararirimba bahimbaza iyera. Ndagira ngo mbwira abatwumva kuri iri koranabuhanga, ikigeragezo ugomba kubana nacyo. Cyokoze mwene data Concorde uri kudufasha muri koranabuhanga, ndagira ngo nkubwire ngo mu kigeragezo, haleluya, umuntu usenga, umuntu wubaha Imana, mu kigeragezo turiborosa, waseka abantu bakabona amenyo yera, mu kigeragezo utera agakweto shiraje, mu kigeragezo wisiga utuvuta, kubera yuko hari igihe umwanzi aba ashaka kugira ngo ikigeragezo kikujane mu ndake. Ariko umuntu usenga Imana, hari igihe umuntu aba mu kigeragezo cy'ubukene, ariko kubera yuko amavuta y'Imana muriho, umuntu yakubona nk'urugero, mbona umubiri wawe imbaraga, wagira ngo rwose urya amafi buri munsi. Tera haleluya rero. Haleluya, 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 haleluya. Rero abantu hari igihe babona ikigeragezo kikuje bakagira ngo uraja mu ndake. Ugomba gusohoka ukanagendana ikigeragezo, ukimenyereza ubuzima bwacu, kubera yuko Imana yavuganye nawe ngo igihe kizagera ugisohokemo. Igihe kizagera ikigeragezo gisohokemo, niba ari ikigeragezo cy'uburwayi, niba ari ikigeragezo cy'amadeni, niba ari ikigeragezo cyo gusonza, Uwiteka wavuganye nawe ntabwo yibeshe. Imana yacu iravuga kandi igakora. Rero iyo uri mu kigeragezo ukisiga utuvuta, ukiborosa amenyo, abantu bayorwa ukuntu bayeho, baravuga batari koko twari tuzi ngo kiramuhitana, ubundi bigenze gute? Rero ndabwira abantu bari mu bigeragezo, nibiha akanyabugabo, Imana yavuganye nabo, igihe nikigera Imana izatabara. Imana izatabara izindutse. Imana ifite ububasha, iyo irambuye ikiganza haza kwifuza ko bari mu isi. Abantu bose bitwa ngo barakomeye, abantu bitwa bose ngo baratunze, ni Imana yabibagabiye. Ni Imana yabibagabiye. Rero nawe yakugarukaho, bwaca mu gitondo urira, ariko bwakwira impundu zikavuga. Ndahumuriza abantu bari mu kigeragezo ngo bimenyereze ubuzima barimo, ntugahure n'ikigeragezo ufite ngo wihishe abantu. Niba urugero, niba uzi ko hari ahantu uciye bugufi wahuye n'ikigeragezo, abana ntibakicwe n'inzara kandi hariya hari igifundi, genda usaba ubuyede, wikorera amatafari, wikorera inkarakara, niba gukubita icatanu, abana bashobora kurara babonye ibyo kurya. Ubwo rero ikigeragezo nikiguheza mu nzu, usaba nawe ugize intege nke. Sohoka mu kigeragezo, haleluya. Amen. Ndagira ngo nkubwire ngo tembera mu kigeragezo, temberana n'ikigeragezo, sohoka mu kigeragezo, gendana nacyo, ryamana nacyo, ariko ndagira ngo nkubwire ntabwo kizaguherana. Kubera ko haleluya, 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 ikigeragezo ntabwo kizaguherana, kubera ko isaha nigera Imana izatabara. Ni benshi Imana yakuye mu kibazo byari bikomeye. Iyo dusomye ijambo ry'Imana, ritubwira uburyo ki Yozefu yari mu kigeragezo.
yari mu kigeragezo ari muri gereza guhamya Imana, umwuka w'Imana akomeza kubana nawe muri gereza. Abantu rero batekereza ko umuntu ashobora guhura n'ikigeragezo umwuka w'Imana akagenda. Ahubwo iyo uri mu kigeragezo Imana yarakubwiye ko kizarangira. Komeza usenge, komeza uririmbe, komeza uhimbaze, komeza ibihe byawe, kuko isaha nigera ikigeragezo uzagisohokamo. Yozefu yinjiranye n'ikigeragezo muri gereza yaharabitswe. Icyambere muka Potifari burya yari afite ikimenyetso, yari yasigaranye ikanzu. Si cyari ikimenyetso cyane rwose, kiriya cyari ikimenyetso na ribu yagiheraho. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ibimenyetso by'abantu Imana ije kubitesha agaciro. amen, Ahubwo Imana yo igiye kwivugira, Imana yo igiye kwikorera. Nubwo abantu bari bakusanyije ibimenyetso byo kuguta mu rwobo, ariko iyavuganye nawe niyo kwizerwa, izanagukura muri icyo kibazo, izanagukura muri urwo rwobo, izagukura muri gereza, izagukura ku bitaro. Niba hari n'ibyo abanyamahanga batongereye, abarozi, niba hari uburwayi ufite bwaturutse ku myuka y'abatizera, ku myuka y'abarozi, ku myuka y'amahembe, ku myuka y'ibitega, ikigeragezo komeza usenge. Imana yacu yavuganye natwe niyo kwizerwa, izakirangiza, izagikuraho. Ntibigukamure, komeza usenge, komeza usenge, kubera ko isengesho ni inyundo imena urutare. Isaha nigera Imana izakirangiza. Buriya kuri Theo nubwo bimeze gutyo, Uwiringiye Imana Theo muririmbyi yararimbye ngo nubwo bimeze gutyo ntabwo Imana izirengagiza kurengera intore ziyitakira ku manywa na nijoro. Ikigeragezo gishobora kukuzaho, wamugani Theo nanjye uko nari muzi, ariko ubwo nuko bigenze. Ariko ikigeragezo gishobora kukuzaho kugira ngo Imana ikwigishe isi n'abantu, ariko nawe ugomba gukomeza kwishingikiriza kuwiteka, kubera yuko ijambo ryarambwiye ngo uko umugabo yambara umukandara akikomezaho umwenda yambaye, ngo niko Imana yikomeje ku muryango wa Isirayeli. Iyo rero turi mu kigeragezo tugomba kwikomeza kuwiteka, Uwiteka nawe akatwikomezaho, Uwiteka akatwikomezaho. Iyo tumwishingikirijeho nawe araza agatabara, iyo tumwiringiye nawe araza agakora. Ndagira ngo nkubwire, usibye na Theo, mu kutangira navuze ko Imana yazuye Yesu wacu, yakoze imirimo i Betaniya, akazura Lazaro yari amaze iminsi 4 mu gituro. Rero abafite ikigeragezo nk'icya Theo, kubera yuko Imana niyo ibishyira ku munzane ikamenya ikigeragezo ubusharire gifite, ndagira ngo nkubwire ngo Imana yo ifite ukuntu ishobora guhumuriza umuntu abantu badahari. Haleluya, amen. Theo ari kurwana n'ikigeragezo, nanjye hari icyo ndi kurwana nacyo, na Konkoro udafite icyo ari kurwana nacyo, ariko Imana igiye kuduhumuriza, iduhumuriza abadahari. Haleluya, amen. abatwirenga hejuru, abadusonga, iyo igiye kuduhumuriza iduhumuriza abadahari, ikatubwira ngo mwana wanje, nubwo wageragejwe, ariko nzabana nawe mu kigeragezo, kandi igihe kizagera ngishireho iherezo. Imana idufashe cyane, kandi Imana itugirire neza. Ndashoje. Imana idufashe kandi itugire neza. Erega mfite ibyo nibwira nzabagirira, ntabwo ari ibibi, ahubwo ni ibyiza. Nubwo waba urwaye, nubwo waba urimo amadeni, nubwo waba ufite imanza, nubwo waba ufite ubukene, ariko iri jambo rigufashe. Erega mfite ibyo nzabagirira, ntabwo ari ibibi, ahubwo ni ibyiza. Igihe cyarageze, Imana ikura Abayisirayeli Babuloni, ibagaruriye Yerusalemu, bongera kumanura inanga bashize mu biti, bararirimba bahimbaza Iyera. Umunsi Imana yagutabaye, ndagira ngo nkubwire ngo amahanga azabimenya. Haleluya, amen. Amahanga azabimenya. Umunsi Imana yakoze bizamenyekana ko wasenze Iyera. Umunsi Imana yagutabaye izakora igitangaza civugira, izakora igitangaza gifite amaguru. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Ndagira ngo nkubwire, umuntu w'Imana ntari uwo kwicara yisobanura ngo ariko ubundi byagenze gute. Amina. Nta mpamvu yo kwisobanura, nta mpamvu yo kwisobanura ku kigeragezo, ahubwo mfite ibyo nibwira nzabagirana ku Uwiteka bw'iyo ubwoko bwe,
kandi si ibibi ahubwo ni ibyiza. Abari mu bigeragezo, abari mu matage, abari mu bikombe binyuranye, mu bihanamanga, mu buryo bw'umwuka, ni ibigeragezo nyine ndimo kuvuga, ni mwihangane, isaha nigera Imana yakuye Abayisirayeli Babuloni, namwe izabatabara, kandi muzamanura inanga muririmbe. Imana idufashe cyane, Imana itugire neza, Imana iduhane umugisha. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Shime Imana. Urakoze umukozi w'Imana Nizeyimana Jire. Wagukenera kuba mwasengana yaguhamagara kuri 0782 20 35 30. 0782 20 35 30. Nizeyimana Jire. Reka dusoze n'isengesho, ni karibu. Mana nyir'ubushobozi, Imana nyir'ubutware, Imana y'inyembaraga, ndagushimye ndaguhimbaje ko uri umukozi w'umuhanga kandi uri intwari mu ntambara. Izina ryawe ryera nirihabwe icubahiro. Warengeye ubwoko bwawe bwa Isirayeli, urabutabara mu izina rya Yesu Kristo. Ubwo bari bavuye mu Egiputa ngo bagiye kugera ku nyanja, babonye iburyo n'ibumoso hari imisozi miremire, kandi imbere hari inyanja, ariko ngo Farawo nawe yarabamereye nabi. Ariko kubera kuri Imana ishoboye byose, ubwira Mose ngo natunga inkoni ku nyanja. Arangije gutunga inkoni ku nyanja, haboneka umuhanda. Haleluya! Harangije kuboneka umuhanda mu mazi, ngo begamira inkuta z'amazi nkabegamira inkuta z'amabuye. Uracari Imana ishoboye byose, uracari Imana ikora ibitangaza. Ariko ngo Farawo abakurikiye agiye kubageraho, ufata inziga z'amagare ya Farawo urazikura, ngo Farawo yanyonga uruviri rukavamo. Ariko Umuyisirayeli wa mbere avuye mu nyanja, ngo bageze hirya y'inyanja, Miriyamu na Aroni bararirimba, batambira Imana, barayihimbaza. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Natwe Uwiteka Imana nyir'ingabo, ibitwirukaho bimeze nka Farawo, nk'inziga za Farawo, uzikure mu izina rya Yesu Kristo. Ibitwirukaho bimeze nk'amafarashi, ubikura inziga mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana nyir'ingabo, kandi mwana ntama w'Imana, uduhe ububasha mu izina rya Yesu Kristo bwo kunesha ibitugerageza. Kandi isaha nigera uzashira ikibazo, mwami, uzashira iherezo ku kibazo, kandi uziyerekana nk'Imana. Ndagushimye ko uri Imana ivuganye natwe, kandi kuvuganye n'abantu bawe. Mwami, ndakwinginze uko watabaye Abayisirayeli ukabakura i Babuloni ukabageza i Yerusalemu, natwe abafite ibigeragezo bitandukanye uziyerekane. Ndasengera Uwiteka Imana nyir'ingabo, igihugu cyacu u Rwanda gereza umutekano mu izina rya Yesu. Ndasengera ibihugu bya Afurika, ndasengera ibihugu byo muri Aziya, ndasengera muri Oceania, ndasengera ibihugu by'i Buraya, ndasengera Amerika mu izina rya Yesu. Mwana ntama w'Imana, umutekano w'isi muri rusange, icyamo gahagarika ibyago n'amakuba mu izina rya Yesu, cyamo gahagarika intambara z'urudaca mu izina rya Yesu. Urakoze cyane ko wumvise ibyo tugusabye, kandi turasengera mwana ntama w'Imana abarwayi bari mu bitaro, turasengera bari muri gereza, turasengera mwami abafite amadeni bananiwe kwishura, turasengera Uwiteka abafite imanza mwana ntama w'Imana zabayobeye, kugira ngo ufate imyanzuro y'ibiturusha, kugira ngo ufate imyanzuro y'abantu bawe. Kandi Uwiteka ndagushimye ko ibyo tugusabiye kuri ikoranabuhanga ubyumvise, kandi ko harabutabaye, kandi ikigeragezo nikirangiza benshi bazagutambira, bagutambira igitambo cy'ishimwe yuko ubakuye mu kaga. Bana natwe kandi utanga umugisha ku bwoko bwawe mu izina rya Kristo, mwami n'umukiza wacu. Amena. Amen.